cy'abami igice ni icya kabiri, turahera ku murongo wa 36. Igitabo cya mbere cy'abami igice cya kabiri duhere ku murongo wa 36. Igitabo cya mbere cy'abami paje ni 322 ku bantu bafite Bibiliya z'9 na 3. Twahageze dusome. Haranditse ngo bukeye umwami atuma Shimeyi. Igitabo cya mbere cy'abami igice cya kabiri murongo wa 36. Igitabo cya mbere cy'abami igice cya kabiri murongo wa 36. Haranditse ngo bukeye umwami atumira Shimeyi aramubwira ati wiyubakire inzu Yerusalemu uyigumemo ntuzayivemo ngo ugire ahandi ujya. Umunsi uzayivamo ukambuka akagezi Kidironi uzamenye neza ko utazabura gupfa, amaraso yawe azaba ari wowe abaho. Shimeyi asubiza umwami ati ibyo umbwiye ni byiza, uko ubivuze mwami nyagasani niko umugaragu wawe nzabigenza. Nuko Shimeyi aba Yerusalemu ahamara iminsi myinshi. Hashize imyaka 3 abagaragu babiri ba Shimeyi baramucika bajya Ikiteshi, bajya kwa Kishi mwene Maka umwami w'i Gadi. Bukeye babwira Shimeyi bati abagaragu bawe bari Gati. Shimeyi ahaguruka ashyira amatandiko ku ndogobe ye ajya i Gati kwa Kishi gushaka abagaragu be. Nuko Shimeyi agaruka aragenda abakurayo i Gati. Hanyuma Salomo abwirwa ko Shimeyi avuye i Yerusalemu akajya i Gati akagaruka. Umwami atumira Shimeyi aramubwira ati harya sinakuhanangirije Uwiteka, sinakurahirije Uwiteka nkaguhanangiriza rwose nti umenye neza ko umunsi wavuye ukagera ahantu ugana hose utazabura gupfa? Uko ukansubiza uti ibyo uvuze ni byiza ndabyumvise. None niki cyakubujije kwirinda indahiro y'Uwiteka n'itegeko nategetse? Umwami arongera abwira Shimeyi ati mbese aho uribuka ubugome bwawe bwose mu mutima wawe wakwemeje ubwo wagomeye umukambwe wanjye Dawidi? Icyo nicyo gituma Uwiteka aguhana ubugome bwawe. Mwakeneza ijambo ry'Imana. Dushyireho n'irindi riri muri Zaburi. Zaburi 106. Zaburi 106 Prito Zaburi ya 89. Zaburi ya 89. Zaburi ya 89 murongo wa 36. Zaburi ya 89 murongo wa 36 wonyine. Haranditse igihe kimwe narahiye kwera kwanjye sinzabeshya Dawidi. Mwakeneza ijambo ry'Imana. Amen. Haleluya. Abantu baje namaze kwivuga nitwa Mukagatete Batamuriza Clementina. Imana ishimwe. Mbere ko ngiye ikintu mvuga kuri aya magambo dusomye, reka mvuge ibintu nka 2 cyangwa se 3. Cya mbere ndashimira Imana yakoresheje abayobozi
bakanyemerera cyangwa se bakumva ko bakwiriye kumpamagara nkaza nkabana namwe muri aya masengesho ku munsi wa mbere. Aya masengesho ku wa gatanu nari ndi hano mu ijoro mugoroba, mushumba arayatangaza, njye n'undi muntu ntari buvuge tugambira kuzaba muri aya masengesho bucece, twumvaga tuzabamo bucece, ako dushimiye Yesu ko yemeye ko noneho tunayabamo, namwe mubizi, Imana ishimwe. Amen. Cya kabiri, ndatanga intashyo. Ejo nari ndi ahantu bari badutumiye mu nce za Gisenyi ku mudugudu ntari kwibuka neza, ariko paruwase niyo nibuka, ni Gakenke, ni umudugudu uri hirya mu cyaro ukuntu. Twavuye rero bwije, mwakira intashyo za bene so. Ikindi, ndashimira Imana ibintu bibiri. Twageze ku muhanda nka saa 2:40 tubura imodoka, kandi twari ngombwa ko turara i Kigali. Tubwira Yesu mu kwizera, tureba ngo turashaka imodoka iducyura iwacu. Twayibonye, Imana ishimwe. Ikindi, ndashimira Imana, mfite umuvandimwe nkurikira, hari igihe Imana ivuga ikabavuga ngo ukuyeho urupfu, ukagira ngo ni ibintu byoroshye. Yarabivuze, numva ko ari ibintu byoroshye, ariko bituma nsenga. Mu gitondo nka saa 11 babyutse bambwira ibintu ejo bundi byababayeho ku wa gatandatu nijoro, mpita numva urupfu rwari ruhari. Yavuye mu gikoni ajya mu rugo kuzana isafuriya ngo atekere abana ubugari nijoro, yinjira nta kibazo yari afite mu gikoni, harabona harimo amatara. Ntabwo azi ukuntu yavuye mu rugo akagera mu gikoni akagwa hejuru y'amashyiga, twebwe turacyacana ku nkwi, agwa hejuru y'amashyiga, umuriro waka, hariho inkono y'imboga, ayigwamo ntiyashya. Ikintu kinyereka ari ikimenyetso, ntago yasitaye, ariko ino ry'igikumwe ryaravunitse, bamujyana kwa muganga bararidoda ryacitse. Ndashimira Yesu, Imana ishimwe. Haleluya. Shitani aragwana, ariko nawe abizi neza ko atari umuneshi. Turashimira Imana igituneshereza, Imana ishimwe. Mpamvu numvaga ntari bubyihererane, yampamagara arambwira ngo ndabizi ko utari bumara icyumweru nta hantu ugiye, umbabarire ushima Imana, amasengesho ujye usenga atugeraho, Imana nihimbazwe. Amen. Dusomye amagambo y'Imana ari mu gitabo cy'Abami, igice cya 2 umurongo wa 36. Izi ni inkuru za Kishi, umwami Gati, n'umuntu bita Shimeyi, n'undi mwami bita Salomo. Amen. Muri hangana bitewe no kumaze iminsi mvuga cyane, ijwi nuko rimeze, ako icyo mpfa nuko turi bwumvane. Umuntu uri mu rugendo ahuramo n'ibintu byinshi, nuko tugenda, Imana ihimbazwe. Arangije uyu twasomye Shimeyi, ntabwo turi buvuge ukuntu yagomeye umwami Dawidi, ukuntu yamututse, n'ukuntu Dawidi ajya gutanga yarangiza agiye kwimaka Salomo, ukuntu yamubwiye uko azabigenza, kamuga tuzibuke muhungu wanjye, uzibuke Shimeyi, n'ubushimeyi bwe yaranyubahutse, ndi umwami arantuka, ntuzemere ko imvi ze zigera ikuzimu utamumaniye. Salomo amaze kwima ingoma yakoze ikintu cyo kujya gusaba Imana ubwenge. Mu bwenge Imana yamuhaye imwigisha ukuntu azahana Shimeyi atamwiciye abantu, atamwishe ngo abantu bavuge ngo uramwishe, abigenza neza. N'izi nkuru twasomye, uyu Shimeyi umwami yaramuhamagaye, bagirana ikiganiro twasomye. Aramubwira ati umva Shimeyi, ntitaye ku byo data yambwiye, umva nkwisabire, wiyubakire i Yerusalemu inzu yawe ushaka, uyigumemo, ntuzayivemo. Nuramuka uyivuyemo ukagenda, uzamenye ko gupfa ko uzapfa, kandi amaraso yawe azaba ari wowe wabazwa. Salomo arigendera, Shimeyi ngo aguma muri uyu mudugudu, awugumamo iminsi myinshi. Ngo umwaka wa 3 ugeze, abagaragu be baramucika, nkuko nawe bawe bagucitse, ukava mu nzu Imana yaguhaye ukajya kubashaka. Ngo bamucitse, ngo bajya muri iki gihugu, basanga umwami Agati, bariho bamusanga, bigirayo. Hari ibintu byenda byatumye bacika, byashoka ko bari babahembaga make,
bakumva ko umwami ariwe uzamuhemba menshi, agahitamo kwigendera. Abagaragu baragenda uretse umwana n'utajya uva mu rugo, ariko ubundi umugaragu we aragenda. Umugaragu yagiye ku muturage akaganira n'umugaragu mugenzi we, baganira ibyawe mu rugo, ukuntu umuha akawunga konyine, akamurangira ahantu bateka umuceri n'ifiriti. Umugaragu ahita agusezeraho akagenda. Iyo ugize ibyago ntanasezera, uraryama mu gitondo ugasanga yagiye kuko ni umugaragu. Shimeyi rero abagaragu ngo baramucika baragenda, bagiye ngo baramubwira ngo abagaragu we bagiye kwa Gati, arangije ngo afata indogobe ngo ashyiraho amatandiko ngo basangayo. Avuyeyo reka mbabwire aka kantu, ntabwo Salomo bamubwiye akigenda, bamubwiye yavuyeyo. Kuba ugenda wongeze ukagaruka ntibivuze ko Salomo atamenye ko wagiye, yarabimenye. Nubwo ugenda uyu munsi ejo ukagaruka. Nigeze nsohoka iki gihugu nkubitanye n'ubusharire bwo muri ibi bintu bya Yesu, ntago ndi bubivuge, ndavuga nti ibi ntabyo sindi Yesu, mpita nigendera nigira muri Kenya ngo ubwo mpunze ubusharire. Yewe ko Zaburi yagezeho nari nta kundi, ariko ngezeyo numva ko ubusharire buhunze. Nsanga ahantu ngiye hari abantu b'Imana, maze y'ukwezi n'igice mvuye mu kazi ndi gutaha nkubitana n'umunyarwandakazi, yifata ku munwa aminduru. Ndahindukira ngo wenda ndebe ko imyenda yacitse, nsanga ni mizima. Ndahindukira ngo ndebe wenda ko hari ibintu nakandagiye bibi, nsanga ntabyo nakandagiye. Amindura arambwe ngo mbonye umurokore w'umusazi w'igicucu uva iwabo ngo ahunze ubusharire, arikomera arakomera, abantu bampurizaho bavuga mu Giswahili yumva ntibabyumva bose, avuga n'Icyongereza, barabimenya ko natorotse nkaza. Arambwira ngo nkugiriye inama, aho bivuga mu Kinyarwanda cyacu, atereka ndeka guguteza abanyamahanga, ushaka agatike usubira iwanyu mu busharire bw'iwanyu. Agatike ndagashaka, ngaruka mu busharire bw'iwacu. Shimeyi bamubwira ko abagaragu bagiye, arangije nawe ngo afata amatandiko ashyira ku ndogobe ye ajya kubashaka. Warayafashe yashyira ku ndogobe, urangije ujya kureba ko umwami Agati yawe agusubiza ngo ugaruke, umushyira amatandiko ku ndogobe, umushyira ibiguzi ngo agusubize abagaragu bawe. Wirengagiza ko ari abagaragu atari umwana mu rugo. Murakoze. Arangije ngo agarutse, bamaze kubwira Salomo ko yagarutse i Yerusalemu, Salomo arongera amutumaho bwa kabiri, aramubwira ati none ngwino tuganire Shimeyi. Tujya kuganira nkubwira ngo wubake iyi nzu, ntago nakwibwiriye turi kumwe twicaye turi mu cyumba cy'amasengesho nkuha agakiza, nkubwira ngo ugume muri ubu bugwa nkushyizemo, ntuzave muri iyi nzu wiyubakiye. None niki cyatumye utumva itegeko ry'Imana n'itegeko nategetse? None se Shimeyi, reka nkwibutsa Shimeyi, uribuka ubugome bwawe wakoreye umukambwe dange Dawidi? Urabwibutse? Nari narakugiriye ibambe n'imbabazi, nari narakwihanganiye, nirengagiza ko wasambanye cyane ukagira urugero, ndakubabarira nkuha ngugume Yerusalemu wubake inzu yawe. Waje n'ubugome bwawe bwose ndabwakira, nkugabira umurimo wanjye, urandira
kuririmbira Shimei. Shimei, naguhaye ibintu byose, nkwigisha kwambara Shimei, nkukura mu ruhango aho mvuka ndakuzana Shimei, ndakuzana nkugeza mu mujyi wa Kigali nkutungiramo Shimei. Shimei, uranze uvuye mu byanjye uragiye urongera uragarutse. Shimei, reka nkwibutse, nari nakubwiye ko ibyago bitazakugeraho, nkubwira yuko nkubabariye ibyaha wakoze, ariko kuko wasuye ukagaruka reka nkubwire ibintu bizakubaho. Shimei, waragiye uragaruka narabikujije, nkwibukije ibintu wakoze kera nkakubabarira. Amen. Haleluya. Haleluya. Gupfa ko uzapfa, kubera ko ntabwo ari njye ukwishe, twarasezeranye. Ndakubwira ngo nubwo nkuhaye agakiza kanjye ntabwo ari ukujya kudamarara. Umuntu arihangana akanesha, iyo utanesheje ingaruka n'ubundi zikuzaho. Reka mbibutse, ntabwo umugaragu ajya kubitwa inkoni nk'izo umwana yakubiswe. Ntabwo inkoni umwana akubitwa, umugaragu azikubitwa. Iyo ufite umwana mukuru, iyo ugiye ku kazi uramubwira ngo ngiye ku kazi, umenye bene wanyu, bene nyoko cyangwa se bene so, nubwo umukozi ahari ari kubiteho, menye ko banyweye amata. Urebe filime ariko unamenye ko abana banyweye amata. Urebe neza ko umugaragu yabitayeho. Iyo usanze atabitayeho, umukozi kenshi uramurakarira, ariko wagera ku mwana ukamuha inshyi nk'ebyiri ku itama, mubaza impamvu atahaye bene nyina amata. Umugaragu baramwirukana akagenda, ariko umwana asigara mu rugo. Bitewe n'impamvu, hari umubyeyi wangiriye impuhwe, Imana imuha umugisha, ari muri Amerika. Njye kuko ntigeze ngira amahirwe yo kugira ababyeyi kandi bahari, ntabwo turi butange ubuhamya, yambereye umubyeyi, yemera kunyiyandikishaho nk'umwana we. Ariko ngeze igihe cyo gufata irangamuntu, arambwira ngo genda wandikisha amazina ya so na nyoko. Kuki atayemeye ko nandikisha amazina ye kandi anyita umwana we? Nuko ntigeze mva mu karake. Kandi yabikora ne kugirana n'ibibazo n'abana, kuko barabizi ko ntavuka aho hantu. Nubwo yangira ibambe, akangira impuhwe, akampa ibintu nkashyira muri iki gifu, akampa ingutiya nkambika iyi mubiri, ariko ntago ndi umwana we. Ngiye gufata irangamuntu, ngenda nandikisha Rukeribuga Manyweri na Niriva mu Ndamerena, mbariwe nandikisha. Agiye kugenda, ko yansigiye ingutiya atambwiye ngo tujyane, nuko ntari umwana we. Ariko umwana wawe, ahantu wose wimukiye, uva muri etaje usubira mu Kigonyi musubiranayo, uva mu Kigonyi ujya muri etaje murajyanayo. None ni iki gitumye uvuye mu gihugu Imana iguhaye, uvuye ahantu mu nzu Imana iguhaye, warangiza ugasubira ahandi? Imana ishimwe, Imana ishimwe. Haleluya, haleluya.
wambwira ngo natinze kuvuga intego, nagira ngo tubanza twumve ibintu. Intego y'iri jambo iravuga ngo guma mu isezerano cyangwa se guma mu gakiza. Gume mu isezerano cyangwa gume mu gakiza. Ngewe kuza kunsura iwanjye, aka kantu nkunda kukavuga, abantu tuziranye barabizi. Kuza iwanjye ntushobora gukomanga rimwe ngo nkukingurire, kuko abantu benshi tuziranye baza ahantu ntuye. Ushobora kuhanyura wigendera utari ufite gahunda yo kunsura, nta n'ikintu kikuzanye, kuko uzi ko Clementine ariho atuye, ugakomanga nta gahunda ufite. Iyo ukomanze rimwe ukabona sinsohotse uhita ugenda. Ariko iyo unshaka cyangwa byakuzinduje kunsura, urakomanga kenshi paka nkinguye. Natinda gukingura ukabaza abaturanyi, ukababaza ngo ese Clementine arahari, bakakubwira ngo arahari, birashoka ko agisinziriye, ugakomeza ugakomanga kuko unshaka. None ukomanze rimwe, ukomanze kabiri, uraje barakubatije, urangije uratitirije, ikujuje umwuka, ubonye birakomeye, iguhaye umugabo cyangwa se iguhaye umugore, ubonye urubyaro ruratinze, ati ngewe ndambutse ndigendeye. Ntekereza mva mu Ruhango nazanye ishashi y'umukara, numbaza ibintu byari birimo, nza ku modoka zitwaye inka zivuye Cyangugu. Imyenda yarimo ntirenze 3, yari kontoni n'ikabutura ya kake, nibyo mubyara wanjye. None ko ari byo nari mfite, none impaye ingutiya zirenze 2, reka nivuge ngewe. Imodoka itinze kuza, ngiye gupirata no gutubura kugira ngo imodoka nyibone. Ngewe ninjye wivuze, ntago wowe urimo. Mpaye ingutiya zirenze 3 kugira ngo mbone indi myenda myiza irengeje kuyo mfite. Bibaye ngombwa ko njya gutuburira wa muhungu nkamubwira ukuntu mukunda kugira ngo angurire ya myenda. Hari umwana uherutse kumbwira, arambwira ngo ntago nzasambana ariko nzakura ibyinyo, uyu nzayazana nzayahekenya. Ni umuririmbyi, ni umukozi w'Imana, simvuze aho aturuka. Kandi nawe urimo hano rega, tagira ngo ni uwo nguwo. Muntu umwe mukobwa Imana yaramubwiye ngo ndakubabara icyaha cy'ubusambanyi ntuzongere. Yari yasambanye akuramo inda, ageze kuri tape yo gupfa, Imana imugirira ibambe n'imbabazi, iramuzura, iramuha kondisiyo, iramubwira ngo ariko niwongera gusambana, ashaka iminota 2-3, ariko uvuze ko ugiye gusambana uzandura sida. Noneho agira ngo Imana ibintu uvuze birarangiye, yirinda umwaka 1, 2, 3, 5 igeze, umuntu bari muri fiyansaye babitekerezaho, bagiye kubikora nuko yansobanuriye, ntumbaze ko bigenda. Aramubwira ngo mbabarire ntiwinjire utanyanduza sida. Nubundi birangira yanduye. Reka nkubwire, ibintu Imana yakubujije kongera kubikora bizakugeraho. Shimeyi, Salomo yaramubwiye ngo niwibeshye ukava muri uyu mudugudu, ni ukuri no gupfa kuzapfa. Kandi aramubwira ngo amaraso yawe azaba ari wowe abazwa. None wagira ngo amaraso yawe mwarimu azayabazwa? Mushumba ntago azayabazwa, ni wowe uzayibarizwa. Hasi hari ijambo ngo Salomo akomeza kugubwa neza, nta kibazo yagize. Reka nyiri ibyaha niwe upfa. Reka kuba bavuze amasengesho tukaza gusenga ni kimwe no gukiranuka ni ikindi, kwizera ni kimwe no kurindira ni ikindi, guhabwa amasezerano ni kimwe no kuyategereza ni ikindi. Natangaye, nabonye abantu bazanye n'ibipfurumba byabo barabizana, binjira mu iterane
iteraniro kandi no gutaha bazabitahana basenze 7 mwari. Reka mbabwire gusenga biravuna. Zajya ubanza utekereza gusenga. Ejo umuntu twari turi kumwe turi muri bisi yarambwiye ngo kaba ari agahinda kuba tumaze iminsi runaka sindi buyivuge twarangiza tukazabura ubugingo. Arambwira ngo umugore azagenda ariko mbona ubugingo. Mubyeyi twari turi kumwe arambwira ngo nibashaka no kubyara ntibizabeho ariko nzabona ubugingo. Turabye ukuntu ibitotsi bidukubitira muri bisi tukavuga ngo nidusinzira baraturenza aho tugiye tugakanura ngo bataturenza. Tujya inama ndavuga ngo ngiye kwanza nsinziraho gato undakanura rebe turagiva hanaha niho turi bujye. Iminota muhaye igeze arankoma ngo ati kanguka nanjye nsinzire. Gusenga biravuna. None uraje n'ubuhene bwawe, uraje n'ubusambanyi bwawe, uraje ngo uje gusenga. Uraje muntu wima. Uraje igaburo ry'abandi uraririye pe n'indaza abandi wakuyemo. Uraje pe uraje n'abagore b'abandi wahiritse pe uraje ngo uje gusenga. Gumana isezerano cyangwa se ugume mu gakiza. Twasomye ijambo Zaburi ya 89 36 ravuga ngo igihe kimwe narahiye kwera kwanjye sinzabeshya Dawidi. Nzababwira ngo ibintu Imana yavuze izabisohoza ariko bitewe nawe. Mwarimu yatubwiye akantu kamubayeho baramuniga. None wagira ngo ndi muri Kenya yaravuze gusa atankubita. Na n'ubu ndacyafite inguma hano. Ndacyazifite kandi maze imyaka runaka mvuyeyo. Ariko hari igihe mbyumva ahantu yakubise urushyi, hari igihe mbyumva neza rugihari. Dawidi bantu benshi bajya muvuga ko yari umunyabyaha, ariko uzasome Bibiliya ikintu yabwiye Imana ngo mbabarira sinzacyongera ntiyongera cyongeye. Yarayibwiye ngo mbabarira icyaha cy'ubusambanyi yarinze agenda atongeye gusambana. Wowe urayibwira ngo mbabarira mu gitondo ukagaruka kongera ugasambana kandi. Niyo mpamvu Imana yamubwiye ngo mbonye umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka. Yarazi guca bugufi. Mutima wanjye urambwiye ngo ndimbabwira ngo nari umugabo ntigihabwa intebe. Kuba warasanze menshi, karirimba kenshi, kabwiriza kenshi, kiyiriza kenshi, ntibivuze ko nukora icyaha amasengesho wakoze no kurimba waririmbye bizibukwa. Kandi umwe yaravuze ngo imirimo ya nyuma nizahesha iya mbere agaciro. Mutima wanjye urongeye utekereje aka kantu. Kuba Clementine nahagarara hano ntibuvuze ko mpagaze hano. Ningume hano kuko niho ishaka ko nguma, ntabwo ishaka ko nzamuka aha. Zabona abadirija bari hano baje kuririmba, muririmbyi ashobora kwibagirwa ahantu ahagarara, dirija ntajya yibagirwa ahantu yamuhagaritse, aramubwira ngo ngera ugaruka ahantu nagushyize. Dirija aramubwira ngo garuka ahantu nagushyize niho uri buririmbire. None dirija yadushyize aha, turashaka kujya hano kugira ngo tube barebare, twongere tujye hano kugira ngo tugaragare. Imana itugirire neza cyane, kandi Imana itugirire neza. Turi ku munsi wa mbere w'amasengesho. Mwihangane mu buzima bwa Clementina, umuntu uzansura ugasanga mfite mu karu yonyine
kirazira sinzajya gufata ideni ngo ngutekere amata tuzasangira mu karu, nuyanga witahira. Nusanga ari akawunga katagira imboga ntago nzajya kwikopesha imboga, kuko kuzishyura ntuzamfasha, ubwo tuzasangira ibintu usanze mfite. Biravuze ngo ntago biri butegwa n'amasengesho mwapanze ngo mpindure ibintu ngewe na papa twavuganye. Nibyo yambwiye ngo mbazanire. Umuririmbyi yararimbye aravuga ngo inzira itagaragara habaye mu kabwibwi, ni Yesu wenyine wavuga ngo baho kuko turi kumwe. Kandi ngo urupfu nirushaka uwarwo ujye utumbira Yesu, ntumukureho amaso. Igitero cya kabiri kiravuga ngo nushukwa ngo uyobe inzira ujye ukomeza umutumbire, ntumukureho amaso ujye umuhanga amaso. Ibintu byagushuka birahari kandi koko biragaragara, ariko Yesu numutumbira azagukomeza. Mu myaka mike mfite bana na Yesu ntago ndabona ngewe, reka nivuge ndeka iby'abandi, ntago ndabona nkoze isoni. Zirakomanga zigakomanga ariko ntizinjira. None uvuze ute ko zinjiye? Ntajya ahemukira umuntu umutumbiriye. Mpamvu ubona yaguhemukiye ntago umutumbiriye, mpamvu ubona byakucanze nuko utamutumbiriye. Kandi reka mbabwire, Yesu ntajya agenda wenyine. Iyo mwirukanye, hanganiza ngufasha uza gato. Amen. Zana iyo Bibiliya. Reka tuvuge ko iyi Bibiliya ni ikintu Imana yamuhaye umunsi yamusangaga. Situbireba? Yaraje arayisenga, gwina ni wowe nshaka. Yaraje arayibwira ngo ndashaka iyi Bibiliya. Yesu arayizana arayimuha. Arayigumanye kandi tubireba ibintu byakubayeho. Arayigumanye gihe kiragera arayibwira ati njyewe buriya mbaye mbivuyemo, ariko ntibikubeho, ngiye kwishingira. Ntago Yesu yagusigira ibintu yaguhaye. Ahita akubwira ati mpereza utwanjye ntushyire uyu. Waje wenyine ugumana ibyawe njyewe ndige. Kuranseguye ukwiburyo kurafashe, mbese niki nabasha kuba? Oh, umugisha utanga nami wanjye abicayigoteraho umubabaro wakumenye bafite amahirwe no ku munsi mubi bazakomera. Umugisha utanga mwami w'abami ntabwo wongeraho umubabaro. Twabakumenye dufite amahirwe no ku munsi mubi tuzakomera. Umugisha waduhaye mwami wanjye niwongeyeho ibitubabaza. Twabakumenye dufite amahirwe umunsi mubi tugakomera. Umugisha utanga mwami wanjye niwongera umubabaro. Abakumenye bafite amahirwe no ku munsi mubi bazakomera. Umugisha utanga
nshonje mana uramfata naho naba napfushije mana ntamvunayo niyo naba ndi kurira amarira menshi ntamureka niyo naba natawe wowe ntunererana ndyamye mu mahoro urukundo rwe nirwo rukoze ukuboko kwe kw'ibumoso kurafashe kuraseguye turagushimiye mana yacu turagushimye mana nziza mana yacu ntuhimbazwe abasore mana yacu turagushimye abakobwa nabo baragushimye hano sejemu turagushimye mana yacu turakwemerayo uzi kurinda mana we mana we mana nziza mana we ariko uzi kurinda ariko uzi kurinda oh ariko uzi kurinda yewe uzi kurinda ayo mashifu mana we ndawanakoze rugira neza ndamana yacu yewe mana we uzi kurinda yewe mana we ayi yewe umva umudiho turakubyiniye ndamana we ndamana we ndawuzi kurinda ndamana we ndamana we yewe mana we yewe mana we ayi yewe uzi kurinda ndawumve mudiho ndamana yacu ndamana we yewe mana we oh mana we yewe mana we umva umushinga mana we shinga 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 mana we umushinga mana we yewe mana we ayiwe mushinga w'ababyeyi mushinga w'abagabo mushinga w'abakora mushinga mana we 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 mushinga w'ababyeyi mushinga mana we 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 amachi
we Mana iraje 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 we Silva 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 Oh Muvugire rw'Imana muvugire rw'Imana ayo mashimana tuyakoma Imana tubivuga Imana sivuga 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 muvugire rw'Imana ayo mashimana tuyakoma Imana tubivuga Imana Silva 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 Amen. Ariko abakunda Imana haleluya mumfasha muhaguruke gatoya muhaguruke gatoya tuzunguze ibiganza byacu ababyeyi muvuze impundu ababyeyi muvuze impundu abadayimoni bashwiragire bamenye ko kuri sajemu twateranye izo mpundu z'ababyeyi ndashaka kuzumva tugiye kuzamura haleluya eshatu z'imbaraga kabiri gatatu we penakota kisangota gatatu nanone gatatu nanone sawa yikomera amashyi menshi cyane twongere tuyivugirize impundu Imana irakwiriye.